Yesu ashimwe, ndabashuje nanone mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni wa mwanya mwiza rero w'ijambo ry'Imana, murarigezwaho nanjye Pastor Sam. Imana ibaho umugisha. Ijambo ry'umunsi turesoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 22, uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 14. Ni amagambo menshi ariko ndasoma vuba vuba, hanyuma tuyasobanure mu minota mike cyane, ya yindi mike yamuzi dusanzwe dukoresha. Haravuga ngo ni umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Iyo nkuru ushobora no kuyisanga muri Luka igice cyaho cya 14, murongo wa 16 kugeza kwa 24. Haravuga ngo Yesu yongera kuvugana nabo, abacira imigani ati: ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyujije ubukwe bw'umwana we arongora. Atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati: mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze byose byiteguwe. Muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho, barigendera. Umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be, barabashinyagurira, barabica. Maze umwami ararakara, agaba ingabo ze, arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu be ati: ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo mubonayo bose mubahamagare baze bataha ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucyurizamwo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati: mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu be ati: nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe bakaba bake. Amen. Ni amagambo menshi dusomye nk'uko mubyumva, ariko reka nyasobanure muri ubu buryo bwihuse. Mwumvise ko ni umwami. Uyu mwami rero yari afite umuhungu we, hageze kugira ngo arongore. Uyu mwami urimo kuvugwa ahangaha ni Imana. Umuhungu w'umwami urimo kuvugwa hari hageze ngo arongore ni Yesu Kristo. Umugeni rero warimo kuvugwa ahangaha ubundi ni itorero. Ni itorero rya Kristo. Abari batorewe ubukwe barimo kuvuga rero bwa mbere ni Abisirayeli. Ni Abisirayeli, ntibivuze ngo abari babutorewe ntibari babukwiriye. Izi ntumwa za mbere rero zajyanye invitation yarangiza igasuzugurwa ni Yohana. Ni Yohana umubatiza n'abandi bahanuzi. Ni Yohana ariko ahagarariye abahanuzi bose muri rusange. Ubu butumwa yatanze abantu ntibabwemera, Abisirayeli ntibabwemera. Hanyuma mu nyuma ye rero ubundi butumwa bwatanzwe ni ubutumwa bwatanzwe n'abigishwa ba Yesu. Murabizi ko aribo bagiye, bamwe baricwa, barahohoterwa, baragwa mu buryo butandukanye. Hanyuma rero icyo Bibiliya ivuze ngo ni uko umwami arakariye abo bicanyi, arabica, arimbura n'umudugudu wabo. Nuko nyine Abisirayeli murabizi ko baje kugira gufatwa n'Abaroma ndetse n'umwami witwa Titus. Babagira abaretwa babo. Icyo gihe muribuka nicyo gihe Yerusalemu yasenywe, urusengero rurasenywa, Yerusalemu ihinduka amatongo. Nicyo birimo kuvugwa aho ngaho. Ariko aho nashaka kuvuga cyane rero si ibyo ngibyo. Ibyo nagira ngo uhe insobanuro gusa. Ariko dore ahantu hari ikibazo nashaka kugira ngo nkubwire, umenye, unarebe uwo uriwe. Ngo yahise avuga ngo noneho nta kibuza ubukwe kuba. Aravuga ngo nimugenda ahantu hose no mu
nzira no mu maguriro, ahantu hose ngo mugende mubwire abantu ngo kuko amapfizi yiteguwe, ibirori byarateguwe, nta gituma biba, ngo nubwo harabona natumiye banze kubutaha ariko bwo bugomba kuba. Rero ngo baragenda bazana ababi n'abeza. Imana ishimwe cyane. Ababi n'abeza baje barimo kuvugwa rero niho njye nawe tuzira, ni abanyamahanga. Ngo bahageze binjira mu nzu y'ubukwe. Nyuma rero umwami yaje kuza mu nzu y'ubukwe, ngo ageze mu nzu y'ubukwe ngo arareba abona abatumire biwe, ngo ariko abonamo umuntu wari wambaye umwenda utari ubukwe. Arangije aragenda avugana n'aya magambo, aravuga ngo mugenzi wanjye, we byagenze gute kugira ngo ube ari aha hantu mu nzu y'ubukwe utambaye umwenda w'ubukwe? Undi ngo arahora abura ijambo na rimwe ryo kuvuga. Nibwo umwami yategetse rero, aravuga ngo nibamubohe amaboko n'amaguru bamujugunye hanze mu mwijima, ngo aho niho bazaririra bakaboroga bagahekenya amenyo. Asoza avuga ngo hatowe benshi cyangwa hatumiwe benshi, hatorewe benshi ariko hatoranywa bake muri abo benshi. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga kuri uyu mwenda w'ubukwe. Ubundi ukuntu babigenzaga muri aya makwe yabo, mu mihango yabo y'ubukwe, habaga hari umwenda wateguwe. Nibyo muri iyi minsi ya none dusigaye twita ngo ni dress code, aho usanga bavuga ngo tuzambara, cyane cyane abadamu nibo babizi cyane, babikora mu birori byabo, muri ibyo bya bridal shower, baby shower no mu anniversaire amwe abantu barabikora, bakagira dress code, bakagira umwenda baza guhuriraho. Nuko rero nabo bagiraga umwenda wabaga bateguye mu bukwe bw'abatunzi, mu bukwe bw'abami, mu bukwe bw'abatware, bakagira umwenda wari wateguwe. Hanyuma babaga batumiye bose babaga bagenewe umwenda w'ubukwe. Ni ukuvuga ngo umuntu icyababwiraga ko atari umutumire muri ubwo bukwe bw'abami n'abatware, nuko yabaga atambaye umwenda w'ubukwe. Ni ukuvuga ngo utambaye umwenda w'ubukwe ntibakwemeraga kwinjira. Icyemeraga ko umwami yagutumiye, icyamenyesha ko umwami yagutumiye mu bukwe bwiwe, nuko wabaga ufite uwo mwenda w'ubukwe. Nuko rero bahabwa imyenda y'ubukwe kwinjira mu bukwe bw'umwami, ariko ngo nyuma baza kubonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Umwenda w'ubukwe rero urimo kuvugwa ahangaha ni iki? Hari ugukiranuka kw'Imana. Bibiliya kuvuga mu Baroma igice cya 3, iyo usomye mu Baroma igice cya 3 guhera ku murongo waho wa 20, cyane cyane wa 21 barabivuga neza. Havuga iri jambo, aravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo. Umwenda urimo kuvugwa ahangaha ni ugukiranuka kw'Imana. Bene data, nagira ngo mbabwire ko hariho gukiranuka kwa muntu kuva mu kubahiriza amategeko, ariko hariho no gukiranuka kw'Imana. Imana iha abantu bose bizeye Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Rero uyu muntu we yasuzuguye umwenda w'ubukwe, yumva ko ashobora kuba umukiranutsi bivuye mu mbaraga ze, mu bwenge bwe. Ni nko kuvuga ngo njye mfite ikositime nziza ihenze, nayiguze amafaranga menshi, abantu barambara amakositime y'amadolari 1000, amadolari 2000, abantu barayambara. Rero kujya kumwereka ikanzu mwadodeshe ku 50,000, afite iyo kositime, agaye uwo mwenda wari wateguriwe ubukwe, kuko yumvaga ikositime cyangwa umwenda we yari yambaye ari wo mwiza w'agaciro. Ni ukuvuga ngo njyewe mu mbaraga zanjye, mu bushobozi bwanjye, mu bwenge bwanjye, nshobora kunezeza Imana. Nicyo bisobanuye. Uyu muntu rero bamugezeho basanga gukiranuka afite, si ugukiranuka kw'Imana, ni ukwavuye mu bwenge bwe, mu mbaraga ze, mu bushobozi bwe, akumva ko ashobora kubahiriza amategeko agashimwa n'Imana. Umwami rero arangije aravuga ngo njyewe icyo ndeba si ugukiranuka kwawe, ni ugukiranuka kwanjye, abantu bose baheshwa no kwizera Yesu. Bibiliya iravuga mu Baroma nanone igice cyaho cya 10, iyo usomye umurongo wa 2 haravuga ngo, reka nsome uwa 1, haravuga ngo bene data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Aravuga ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Umurongo wa 3 aravuga ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana
kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko. Uku gukiranuka kw'Imana rero niko uyu mwenda, niko uyu mwambaro w'ubukwe urimo kuvuga aha ngaha. Bene data, abantu bazajya mu bwami bw'Imana ni abantu bafite gukiranuka kw'Imana, ni abantu barenze gukiranuka kwabo bakagira gukiranuka kw'Imana guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Rero Pawulo hano arimo aravuga Abisirayeli, aravuga ngo ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, ngo bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kwa muntu ubwe ni ugukiranuka kuva mu byiza wakoze, wowe ukumva ko kubera ibyiza ukora uri umukiranutsi imbere y'Imana. Ariko Bibiliya iravuga hariya mu Baroma 3 n'ubundi nari maze gusoma ku murongo waho wa 20, haravuga ngo nta muntu n'umwe, reka ngusome, haravuga ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Bene data, niba ushaka kujya mu ijuru, niba ushaka kubona Imana, ugomba kuba ufite uku gukiranuka kw'Imana. Ni ugukiranuka Imana yemereye abantu bose. Bibiliya yavuze ngo hatowe benshi ariko hatoranywa bake. Abantu benshi cyangwa ndetse abantu bose uku gukiranuka barakwemerewe, ariko abakwakiriye ni bakeya. Abo bakwakiriye nibo batoranijwe. Niba ushaka kubona Imana, niba ushaka kujya mu bukwe bw'umwana w'umwami, ugomba kwambara uyu mwambaro wo gukiranuka, uyu mwambaro w'ubukwe. Uku gukiranuka kw'Imana ubwayo iha abantu bose bizeye Yesu Kristo, kuko niwishingikiriza ku gukiranuka kwawe, ku mbaraga zawe, ku byiza byawe, ku mirimo yawe myiza, ni ukuri ndakubwiza ukuri, nta bwami bw'Imana uzabona. Nawe uzasohorwa ujugunywe hanze mu mwijima, aho uzaririra ukahakenyera amenyo. Rero ni igihe cyo kwisuzuma ngo urebe umwambaro wambaye, niba ari umwambaro umwami ashima cyangwa ari umwambaro wavuye mu bushobozi bwawe. Niba atari umwambaro, nubwo waba ukoze byiza bingana gute, udafite uku gukiranuka kw'Imana, nta juru, nta bugingo, nta bukwe bw'umwana w'Imana. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye kuko uri mwiza, turagushimye kuko abo watumiye mu bukwe wanabateguriye umwambaro bazambara muri bwo. Sengeye umuntu wese unyumva kugira ngo yakire uyu mwambaro, atazasohorwa hanze akajya kurira no guhekenya amenyo, akajya kubaho mu mubabaro w'iteka ryose. Icyubahiro ni icyawe, mwihishurire rwose, umwereke rwose. Ndasenze kugira ngo ikibazo cyose yaba afite, kuko ari we mwami we, kuko ari we Mana ye, kuko ari we mubyeyi we, ugikemure. Iby'akazi, iby'urugo, iby'uburwayi n'ikindi cyose bikurweho n'imbaraga zawe, abe muzima, yidegembye muri wowe, agira umudendezo uhagije muri Kristo, mu izina rya Yesu. Amen.